nimwumve tugiye kuvuga ibyo Satani yahinduye, tugiye kuvuga aho yaziritse abantu, nimwumve tugiye kuvuga ibyo abantu bazazira, nimwumve tugiye kuvuga ibyo Satani yahinduye, tugiye kuvuga aho yaziritse abantu, nimwumve tugiye kuvuga ibyo abantu bazazira. Haje umunyamategeko maze ariregura, haje umuporoso nawe ariregura, haje umunyagatolika nawe ariregura, haje umuyisilamu nawe ariregura, nawe ariregura. Ibi tugiye kumva ni inzitwazo Satani yagiye ashyira mu bantu. none sinzo nzitwazo nizukuri. Mureke tubiyumvire. Yewe nkomeza amategeko kandi ntanga amaturo, imigabane nkomeza n'isabato, ubwo se sinzajyayo. Niba ari ibyo ukora gusa uri nk'ikigirwamana, saba umwuka ucike ku narijye, n'ikibi cyose uzajyayo. Yewe nagiriwe ubuntu singitwarwa n'ayo mategeko, ndasenga cyane imyuka yaje, ubwo se sinzajyayo. Niba wiziba amatwi ngutumva amategeko, gusenga kwawe ni ikizira, isubireho uzajyayo. Yewe nambaza umubyeyi Mariya, nsoma rozari ngasubiramo kenshi, kandi nzi n'abatagatifu, ubwo se sinzajyayo. Yesu ashobora byose, ntabwo agerekwaho utundi, n'Imana ishobora byose, n'umwisunga uzajyayo. Njyewe ndi umuyisilamu walahi, ntabwo nizera Yesu, nemera Muhamadi, nkasoma Korowani, nkasari gatanu, ubwo se sinzajyayo. Satani yafashe abantu maze ababuza Yesu, kandi ari uzabajyana, nibatamwisunga bazajya he? Cuka seka gororoka. Yewe nkorera Gihanga, Yesu wa mumenyeri wanjye, mfite abayoboke ndatumika cyane, ubwo se sinzajyayo. Koko ufite abayoboke kandi uri Imana iwawe, ariko Yesu agiye kuza, wowe n'abayoboke bawe muzajya he? Isi igiye gushirimazwe n'abayirimo, Satani yafashe abantu bica amategeko, none bazarimbuka kubera kutumvira. Saba umwami Yesu maze aguha imbaraga zizatuma utsinda ibyo byakubuza ubugingo. Saba umwami Yesu maze aguha imbaraga zizatuma utsinda ibyo byakubuza ubugingo.